uyu munsi byose biracyari imanza n'ibibazo by'umuryango. Iki kiganiro kigenewe 1 abafeministe n'abaharanira uburenganzira bw'umugore. 2 abagore ubwabo. 3 abagore bashakana n'abagabo bakabatungira mu mitungo itarazungurwa. Aho niho ruzingi. Ariko nanone n'abagabo birabareba kubera ko ntabwo abantu ntabwo nanone umuntu mwabanye arimo n'ikibazo cyo kuba abantu babanye ntibabyarane bigahinduka kandi mwari mwarakundanye. Ofete mu magambo make biteye bite mbere uko njya mu mpapuro. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karejya Omar Pano nanone kandi twongeye kwicara kuri pano kugira ngo tuganire nk'ibisanzwe nkuko mubimenyereye. Iyi pano ya mwarimu Karejya Omar Jean Baptiste yabazaniye kugira ngo ajye abaha amakuru, ariko amakuru asige n'amasomo mu rwego rw'akazi akora. So rero Karejya n'ubundi ndatangira ngusuza ngo nikaze, wongeye kwirirwa umeze ute? Ndaho urebye ntabwo araciye iminsi tutabonana. Yego. Impamvu ndahita ndasa ku ntego. Yego. Kiganiro giherutse babonye umuntu ikibazo cy'izungura mu muryango wa Mustafa. Abana 10 harimo ibibazo. Nabonye barimo bagikurikira. Ubu mukanya utumaze tuvugana. Maze kubonana n'abandi bantu 3 baje nabo bafite ibibazo by'izungura. Nabyo bishobora kuzazamo bya ibyangombwa by'ubutaka by'ibicupuri. Yego. Ariko bo none ikibazo cya mukase wabariye. Umugore wa kabiri wa se bari abana 6. Isarapfa nyina arapfa. Isashaka undi mugore babyarana rimwe, hanyuma na se aza gupfa. Yes, turimutse ngira ngo abantu bajye bimenya nyine ikirere kiba gihindutse. Ubu ngubu aba niyo nini cyane, tuba tujya ahantu hose kujya ngo tunabereke. Muri amafu nyine twayagezemo indani. Turi indani none ubwo twayumviraga hanze, ubu twinjiye indani mu mafu ndani kabisa. So ubwo tuba tunababwira tuti aba ni ahantu heza cyane, tuba tuboneye umwanya wo kubibabwira. Ariko kandi Karejya mbere yuko ngira ibintu byinshi nkubaza, reka tubanze twibutsa abantu ko amakaro meza. Yes, kwikaro plaza. Yego. Ibintu bijyanye n'ibintu birangiza inzu finissage n'ukenera kuyikora, amarange, plafond, ya matara meza yo muri jaride. Yego. Ya matara meza yo mu nzu, ibintu byose nk'ibyo. Yego. Wall panel n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Urajya muri ikaro cyangwa se urajya ku ikaro hariya i Remera, ni munsi ya station iteganye na gare, utambikira aho ngaho rwose uhita uhagera. Ariko ushobora no kubahamagara, ahanini nicyo tuba tubabwira nimero kugira ngo ko nta nubwo twavuga akakanya ngo duhite dusanga ugiye gukora finissage, ariko ushobora kuzabakenera ukabahamagara kuri 0783 Yes. So rero ni ibyo ngibyo Karejya. Ndabona Dani ari kugenda akora ubutekinike bwinshi cyane kabisa. So no kugira ngo amashusho nyine aze aruhemure, uwo Dani nawe tuba tubabwira ngo ni umusare mu bundi buzima, nabyo arabikora, ntabwo twamurenza ingoyi. So rero mujye muvugisha cyangwa mutuvugishe tumubahe nta kibazo. So rero Karejya wari wavuze uti ntabwo ntinda. Yes, ntabwo ndi butinde, nari mbaze kubabwira uburyo nyuma y'icya kiganiro cya wa mugabo mu bazungura ba Mustafa, bya bibazo twavuze, abantu babikurikiye baragenda batuha n'inyunganizi bavuga uko babona ibintu. Yego. Mu kanya nanjye maze kwakira abandi bantu nabo ba Kimisagara
batatu bavuga ko nabo hari ikibazo cy'izungura ko mukase yabariganije akagurisha batazunguye nyina. Donc ubundi itegeko rivuga ko iyo umugabo ashatse umugore wa kabiri abana mu wa mbere barabanza bakazungura nyina. So rero umugore wa kabiri byose yarabyikubiye arabigurisha, ubu bari mu manza. Ariko nabonye nta byangombwa bafite, ariko bizagera aho bigire ko ise wabo ntago yigeze azungurwa. Ubwo ari kimwe. Hanyuma ubwo nabo tuzakorana ikiganiro, bo bazaza kuri kamera, muri no minsi. Mbere yuko ntanga updates kuri wa mwana ushaka umuryango, hari undi muntu nawe uri Kampala, yego, umudamu wansabye kumushakira umuntu ngamaze imyaka 10 atamubona na telefone, ntago telefone ye ngo yitabwa n'undi. Ababa bamuzi rero ngo uwo muntu wari umushoferi muri Jika ya indi y'abayapani joko, Japan International Cooperation Agency komza. Umugabo ngo yitwa Bigirimana Ephraim. Ababa bamuzi, abavandimwe be bazamubwira akampamagara, yego, nkamuha ubutumwa bw'umuntu umushaka. Icyo ni kimwe. Update ku gushaka umuryango wa mwana, yego, buriya hari igihe ibuye rimwe rikanga, oya ntago rizica, rikanga inyoni ebyiri zikaguruka. Uko byagenze, uriya mwana ushaka umuryango we byatumye n'abandi bantu babuze abana, baburanye n'imiryango. Bamwe hari abaza bambaza bashaka kumenya kuri ya mwana ari uwabo, rimwe na rimwe ngasanga atari uwabo, ariko ubwo nkamenya ko nabo bafite uwo babuze. Hejuru ya 60% hari umuryango umwe biri hafi ko tumbahuza n'uriya mwana, kuko bimwe bagiye bambwira birasa, yego, ibyo kuburana, ibya nyirakuru. Ariko bakambwira bati urumva icyo bita literature orale, abantu inkuru barwa umwe abwira undi ahereza undi. Hajemo ikibazo cy'imyaka, umwana avuga ko yari afite amezi 6, ariko abandi bakambwira ko uwo babuze yari afite muri 3. Eida umwana yaribagiwe cyangwa se akaba atariwe. Hanyuma ariko bombi bampaye amafoto. Ikidikano ni imibare gusa, imibare imyaka y'uwo mwana. Bakambwira ko afite imyotso, we namubwira akabyita ikibibi. Ubwo nacyo gishobora kuba ari ikibazo cya operation. Imyotso bati mu mugongo, umwana akambwira mu rubavu, yego. Ariko bampaye amafoto aya nyina, ay'umubyeyi wabuze umwana, aya mukuru w'umwana wabuze, n'ay'umwana, uko ari batatu. Nabihuza nkabona karimo, yego. Rero urumva nukuzabihuza bose. Twamaze kwemeranya ko nidufata umwanzuro ko mbahuza, nkareba ko ari bo, ari abavandimwe, bizangombwa ko buri wese bapimisha ADN cyane. Yes, umwana ashobora kohereza sample bagapimira mu Rwanda, ko ari ababushaka bari mu Rwanda barabyemera, n'umwana ari tayari. So ngira ngo nizo update ko ibintu byose circumstances zo ebana zirajya gusa, ariko bikazambira hehe. Uriya mwana uwamutoraguye yarapfuye, uhari ubu ngubu watanga amakuru ni murumuna wamutoraguye, bivuze ngo nawe ntafite amakuru yose, ntago yamenya ngo yari uwaheye ngo muyihe circumstance. Cya kintu navugaga cy'abantu bari bashinzwe graveyard, ibyo rusange bashyinguragamo abantu, barambwiye ati hari n'igihe ari gateripilari yazaga ikayora, ikajya kumenya ko ngo babaga ari benshi. Barambwira ati izo circumstance ni nyinshi. Ati iyo gateripilari yazaga, shoferi ibaza aho baba yicaye muri kabine ya gateripilari, pokere, mu kuyora ntiyarimenyaga ngo umuntu wenda yamaze asigaje akuka kanga niki, akuka uri muri gateripilari ntukabona, ikayora. Niba uryamye, niba bamaze kuryama, usigaje, donc yayoraga ikajyana. Uwo mwana rero nizo circumstance
bamubwiye ko urumva ariko nibura hari umuryango umwe twavuganye umwanya munini mbibwira n'umwana bampa amafoto turasharinga nanjye ubwanjye ndakompara hasigaye nka etape imwe cyangwa ebyiri. Hanyuma rero reka turebe uyu munsi rero ubwo waduteguriye iki? Uyu munsi byose biracyari imanza n'ibibazo by'umuryango. Iki kiganiro kigenewe 1 abafeministe n'abaharanira uburenganzira bw'umugore, 2 abagore ubwabo, 3 abagore bashakana n'abagabo bakabatungira mu mitungo itarazungurwa. Aho niho ruzingi. Ariko nanone n'abagabo birabareba kubera ko ntabwo nanone umuntu mwabanye harimo n'ikibazo cyo kuba abantu babanye ntibabyarane bigahinduka kandi mwari mwarakundanye. Ofete mu magambo make biteye bite mbere uko njya mu mpapuro. Ni umuryango wasigaye ni umuryango ababyeyi barapfuye basiga abana babiri mu mitungo. Ba bana babiri baba mu mitungo. Hanyuma bageze gushaka umuhungu ashakira muri iyo mitungo. Igice kimwe aranakivugurura. Mushiki we afata ikindi nawe ajya gushaka. Bakajya bakodesha buri mwese afata aye. Ariko kuba ko umuhungu yari yaravuguruye umukobwa nta zungura ryabaye. Umukobwa ati agasaba izungura, umuhungu barariburanye ndaza kubikwereka. Umuhungu ati ngewe ntago twamaze kugabana nubwo nta nyandiko ariko mfite igice na developye navuguruye. Gusa buri wese agumana iki. Barabiburana. Bamaze kubiburana na raporo y'umudugudu iratangwa. Nyuma y'izo manza wa mugore wa mugabo aza kurwara ajya kwa muganga. Wa mugabo wavuguruye. Wa wundi wavuguruye. Arwaye agiye kwa muganga byari bijyanye no gutwita haza kuzamo akabazo. Hajemo akabazo either umurwaza cyangwa umurwayi babwira umugabo ko umugore we afite probability ntoya yo kuba yazabyara. Umugabo rero atangira gupanga kwikiza umugore. Mu kubipanga kumwikiza araza akamuhoza ku nkeke. Bigera naho umugore arega n'umugabo baranamukatira. Bamukatira igifungo cy'umwaka kubera guhoza umugore ku nkeke. Noneho ubwo urumva amakimbirane yaje muri wa muryango wavuguruye. Noneho kubera ko umwanzi wawe abishuti yawe. Amakimbirane atangiye wa mugabo atangira gupanga gutandukana na wa mugore. Abigenza ati nidutandukana rero byanze bikunze azabona tuzagamana imitungo. Kandi imitungo ikiri muri succession. Noneho yemera succession kuzungura na mushikiwe. Uzi cyabaye? Bagiye mu izungura umuhungu byose abiha mushikiwe. Umuhungu asigara na 0 kugira ngo atazagabana n'umugore kandi yatangiye gupanga ku numva umugore mwabaze kuburana akagira nagufungisha kubera ibyaha. Imitungo yose ijya ku mugore kuri mushikiwe iranagurishwa. Iyo ntera imetero rero hano ndaza kubireba detaye. Iyo ntera imetero ni mpamvu nabwiye abantu abadamu ugize ikibazo cyo kubyara shaka uburyo mwivuze, ariko umugore ushakiwe mu mutungo utarazungurwa menya ngo isaha n'isaha. Iyi gahunda yo guhisha imitungo ku bantu ikunda kuba ku bantu bateganya gatanya cyangwa bakurikiranywe n'inkiko. Hari umugabo nkunda kuvuga aho ari umukozi w'ibitaro bya Gahini ngira ngo afite imitungo za Musanze za Rubavu. Abonye batangiye kumukurikirana byose ahita byandika ku mugore. Nawe ejo bishobora kukubaho wabona ikibazo kigiye kuvuga ukabyandika kuri munumuna wawe. Ariko mu gutrakinga nubwo mu rukiko ibyo utabireba. Abandi izindi nzego impanda ho societe community abantu barimo ifo kubanza ukareba ngo ese koko uyu umuntu w'imyaka 40 wahereye umaze imyaka 15 akora
nta kintu ni gute yabaho nta mutungo? Ibyo umucamanza ntabwo yabibaza, ntabwo ari icyaha kutagira imitungo, ariko twe tureba tukwibaza mu buryo buri sociale bizamo ikibazo, ariko mu mategeko ntibibazwa byose zero. Kuko wakibaje ni iki cyahindutse kuri uwo mugabo waburanye na mushiki we bapfa izungura akamubwira ati amazu nari yavuguruye, none bikagera ku munota wa nyuma aho amatangiye gushwanira n'umugore yemera ko na bya bindi yavuguruye byose abiha mushiki we. Tageti yari kugira ngo bahagize wa mugore bagize wa mugore. Rero ni amasomo, ntago ndi bubavuga amazina, cyokora wenda uduce natuvuga nimero z'imanza bagiye baburana nazivuga, ariko ni bibisomo no kubandi. Yego, ni bibisomo no kubandi. Good. Byatangiye bite? Mpera inyuma cyangwa mpera imbere? Mpera imbere. Uko byatangiye? Okay. Uko byatangiye rero ntabwo ari uko byagenze kuko iba ari umupfu. Yego. Itariki 14 z'ukwa munani 2020 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruri ku cyicaro cyarwo ruhaburanishiriza imanza z'imbonezamubano rukijije urubanza RC 0079 TGI Gasabo. Icyo gihe uregwa ikiregerwa amazina sinyavuga gutanga ikirego cyihutirwa gisaba gushinganisha amafaranga yose y'ubukode ava ku mitungo itimukanwa basigiwe n'ababyeyi. Ubwo ahangaha hari hareze umukobwa arega umuhungu. Yego, babandi babazungu ku ya mbere muri 2020. Umukobwa areze umuhungu mu kuzungu agira ngo bashinganisha imitungo kubera ko wa muhungu aho yari yaravuguruye yinjizaga menshi kurushaho umukobwa yasigaraye kuko ntacyo yari yarahakoze. Noneho umukobwa ararega ati hari kuva menshi ndasaba urukiko ruyashinganishe umuhungu atakomeza kuyakoresha ari we wenyine kandi tutarazungura. Yego, bararuburanisha. Aha, muri urwo rubanza rero urupapuro rwa 4 umugabo mu kwisobanura n'umwunganizi we bavuga ko ibivugwa n'urega basanga nta shingiro bifite kuko ibyo asaba abifite kubera ko kuva 2013 ajya gushaka umugabo. Yego, kubera ko bari imfubyi na musaza we ari we babanaga mu rugo na nyirakuru wabo ubyara se, bemeranyijwe kugabana umutungo bari bafite, maze kubera ko ari ikibanza gito ariko kirimo amazu mato atari make, bemeranijwe uburyo bwo kugabana maze buri wese afata igice cyiwe. Ibyo nibyo ubwo ni kuri ntuza ingingo ya 8 muri uru rubanza. Ubwo abo nabunganira uregwa nawe ubwe. Ibi ni ibisobanuro batanze ntago misoma byose. Hanyuma ingingo ya 9 bavuga kandi ko ikibazo cyavutse cyatumye uyu mukobwa azana musaza we umwe ufite mu manza byatewe nuko umwe afite azana musaza umwe afite akamuzana mu manza byatewe nuko umugabo musaza we yafashe uruhande rwe arahavugurura. Yego, biranditse. Arahavugurura yongeraho andi mazu akoresheje amafaranga ye bwite bitandukanye na mushiki we kuva muri 2013 ashaka umugabo. Icyo akora nukuza agatwara amafaranga y'ubukode gusa, ariko nta suku cyangwa guha agaciro umutungo we no kuvugurura ntabwo yigera avugurura. Uba amazu ye yari hafi kugwa kubera kutayitaho. None uyu munsi kubera ko mwigabana ryabo nta nyandiko bakoze kubera icyizere hagati y'abavandimwe, nibyo biri gutuma uyu munsi arega avuga ko hari umutungo uri mwigabana kandi yamwimyeho uburenganzira kandi mu by'ukuri atari ko bimeze. Yego, birahagije biriya reka urumva noneho. Yego, ubwo ndikumva aho turi muri 2020 byari bikiri hagati y'abavandimwe. Yego, turi muri 2020. Yego, umukobwa donc nyuma y'imyaka 7 bagabanye
2013 bemeranyije kugabana, buri wese afata uruhande rwe akajya rwishyuza. None umugabo ko yanarushakiyemo umugore araruvugurura kugira ngo yishyuze menshi. Umukobwa ko yagiye gushaka umugabo mu yindi famiye, urumva umugabo yari ahari, we arahatererana barabivuze mu rukiko ko hafi gusenyuka, nta nzu nshyashya, nta karange, nta maso. Ndabyumva rwose. Turi 2020 yazaga yishyuza ubukode. Abadukurikiye babyumve neza. Yego tujyane. Nabikurikiranyije uko byagiye biba, ni chronologique. God. Hanyuma tariki ubundi mbanzi tariki 27 z'ukwa 11 2020. Yego. Uru nigo hano byari ubwo aho naho byari muri 2022 ariko mu kwa urwa mbere ni 2020 14 z'ukwa 8. Ari mu kwa 8 andi mu kwa 11. Mu kwa 11 2020. Yego. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ku cyicaro cyarwo aburanishirizwa imanza mbonezamubano rukijije urubanza mu buryo bukurikira. Umukobwa urega umukobwa, uregwa umuhungu, ikiburanwa gusaba kuzungura, kugurisha no kugabana umutungo wasizwe n'ababyeyi. Umukobwa yongeye ararega. Ngebe ingingo zirimo yego, yes, icyemezo cy'urukiko. Harya ntago nasomye irutegetse. Urukiko rwemeje ko ikirego cy'uyu mukobwa kigamije kuzungura umutungo w'ababyeyi babo kitakiriwe, cyakubiswe ishoti. Rutegetse ko amagarama impamvu gikubiswe ishoti nuko urubanza rwabanje rwo mu kwa 8 rwari rwagize gute, rwasanze reka turebe rutegetse yarwo rwemeje rwemeje icyemezo cy'urukiko kuri rwa rubanza rwa mbere rwo mu kwa 8 rwemeje ko iki kirego cyatanzwe n'uyu mukobwa kitakiriwe kuko nta nyungu afite mu rubanza. Rwemeje ko amagarama avara. Ubwo nta kubiswe ishuri kabiri. Yego. Mu kwa 8 aratsinzwe no mu kwa 11 no mu kwa 11 aratsinzwe. Iyi dosiye iyi ni raporo ngira ngo ahangaha ni amasezerano y'ubukode uko abantu bakodeshaga amazu. Yego. N'umuhungu bakodesha amasezerano y'ubukode yagiranwaga n'umuhungu kuri cya gice yavuguruye. Nacyo kiri mu bimenyetso mbere 2022 sasa 30 z'ukwa 11 2022. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruri Gasabo ruhaburanishiriza imanza z'inshinzabyaha mu rwego rwa mbere ruhakirije urubanza nimero iziriya kuri iyi tariki. Urega ubushinjacyaha, ubu ni cya kindi cyo guhoza ku nkeke ngira. Urega ubushinjacyaha, uregwa wa mugabo, icyaha aregwa guhoza ku nkeke. Guhoza ku nkeke n'amazina y'umugore we arimo kumuhoza ku nkeke. Icyemezo cyarwo baramuhannye. Ubwo niho handi yakatiwe umwaka. Yego nyine. Ubwo tugeze muri 2022 kwa 11. Ubwo hashize 2 bya bindi bibaye. Yego. Hashize 2 uyu mugabo atsinze mushiki kabiri. Muri 2022 yamutsinze kabiri. Yego. Hano ni umugabo uburana n'ubushinjacyaha ariko ku kirego cyatanzwe n'umugore we. Yego. Hari abari bakibanye neza. Hatarazamo kujya kwa muganga ngo bahagire ibimenyekana ko yaba afite ikibazo mu ndanyiraho muri gahunda yo kubyara. Yego. Hano rero nyuma y'imyaka 2 ubwo hagati haciyemo icyo kujya kwa muganga, umugabo araje ashyira umugore ku nkeke. Umugore ararega, ubushinjacyaha bujya kuburana. Urukiko rwemeje ko uyu mugabo ahanwa n'icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bashyingiranwe wa mugore we. Cyaha kiramuhamye. Rwemeje ko uyu mugabo ahanishijwe igifungo cy'umwaka umwe. Yego. Rutegetse? Yego. Rutegetse ko rutegetse uyu mugabo gufungwa umwaka umwe. Ruvuze ko uyu mugabo yishyura amagarama
ubwo haciye imyaka 2 hagati y'ibiri niyo yavuyemo ko umugore ajya kwa muganga amakuru akaza umugabo agatangira kumoza ku nkeke bigeraho umugore tihangana ajya kurega umugabo wamukatiye umwaka mu byumve rero iyo rero umugabo yatangiye kuburana n'umugore burya ndakanze niba kirimo ndagukunze aha tugeze 2023 16 z'ukwa 2023 raporo y'umudugudu ku kibazo cya wa mugabo n'umugore we yego twebwe ubuyobozi bw'umudugudu wa Gasharu turemeza ko uyu umugore yashakanye byemewe n'amategeko na wa mugabo Agasharu ni hano Kacyiru yego babana mu mazu uyu mugabo afatanyije na mushiki we amazina mushiki we aya mazu bafatanyije akodeshwa agizwe n'imiryango 12 yego ikodeshwa kandi iyo miryango yose irakodeshwa ugereranije ayo mazu yose akodeshwa avamo ubukode buri hagati y'ibihumbi 600 na 650 byemejwe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Gasharu ushinzwe amakuru Uwitonze Theophile w'iterambere ndi mugufi Jean Damascene imibereho myiza Nyiratuza Dorothée ushinzwe umutekano Rukundo Dieudonné bose basinyeho umuyobozi w'umudugudu Murangwa ES Kamutwa ko hariho kashe y'igihugu ES Kamutwa yego muka ntabwo izina ndireba muri Kamutwa kandebe ko wenda nkurusha amaso ho gato yego nushaka umwihorere gitifu izina nturivuge ni muri Kamutwa mu mudugudu wa Gasharu yego kagari ka Kamutwa mu murenge wa Kacyiru ubwo byaje mpereza ona ari mukesha raporo y'umudugudu y'imitungo aha icyangombwa cy'ubutaka cyo mu kwa 3 30 z'ukwa 4 2024 aha ubwo ni 2024 cyari cyanditseho babavandimwe bombi ubwo bafatanyije usi 2024 yego twaje aha dore rero cyakiri cyanyuma rero yego 2024 mu kwa 9 icyangombwa si cyo mu kwa 3 mu kwa 9 tariki 12 z'ukwa 9 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruri i Gasabo ku cyicaro cyarwo ruburanisha imanza z'imbonezamubano ruhakirije mu ruhame urubanza ruriya ku rwego rw'ubujurire none ku wa 12 z'ukwa 9 2024 uwajuriye umugabo uregwa umushiki we ikiregerwa kujuririra urubanza rwaciwe kuwa 31 z'ukwa 7 2023 rwitwa gusaba ubutane bw'agateganyo ntabwo ari mushiki we n'umugore we n'umugore we abitiranyije uwareze donc umugabo arajuriye urugo kuri 31 nta kopi mfite 31 z'ukwa 7 2023 gusaba ubutane bw'agateganyo ubwo ariko aho ni mu bujurire bwabwo yego nyine uru rwabanje urundi gusoma ni urwa 12 z'ukwa 9 2024 mu bujurire mu kwa cyendo nyine 12 uko turimo ariko rwajuriraga urwaciwe kuri 31 z'ukwa 7 2023 rwasabaga ubutane bw'agateganyo harareze umugore arega wa mugabo wa mugabo wigeze wa mugabo wahamijwe icyaha cyo guhoza ku nkeke agakatirwa umwaka ariko wamaze ku nkeke no guhinduza ibyangombwa tumaze kubonaho yego wamaze guhuza na mushiki we yego hanyuma rero muri iki kitarajurirwa nubwo nta kopi mfite niho bemezaga ko uyu mugabo aha indezo y'ibihumbi 150 akayiha umugore kuko urumva ntibari bakibana gatanya ubutane bw'agateganyo donc provisoire divorce provisoire noneho umugore yari yatsinze ku rubanza rwa 31 z'ukwa 7 2023 umugore yari yatsinze noneho
12 z'ukwa 9 2024 haburanishwa umugabo yagiye kujurira. Zimwe mu ngingo zamutsinze nako bagendeyeho ndaza kureba ku rupapuro rwa 3 uko urukiko rubibona. Yego. Ingingo ya 10 dosiye y'urubanza igaragaza inyandiko ikubiyemo raporo y'inzego z'ibanze yo ku itariki 16 z'ukwa 6 2023. Iyi yagiye muri dosiye. Iyi ni dosiye urukiko rero rwayigendeye. Iyi ni raporo. Yego. Ni iyi ngiyi. Ivuga ko hari amazu afite imiryango 12 ikodeshwa. Uyu mugabo afatanyije na mushikiwe kandi ko ubukode buva muri ayo mazu buri hagati y'amafaranga 600 n'ibihumbi 650. Ya raporo twavuye urukiko ruyishingiyeho. Ingingo ya 11 muri runo rubanza rw'ejo bundi muri kuno kwezi. Yego. Idagetse dosiye igaragaza kandi amasezerano y'ubukode bw'inzu atandukanye uno mugabo uhagarariwe umugabo abashyiramo n'umugore we yagiye agirana n'abantu batandukanye agaragaza ko abakodesheje amazu ngo niya kontaro nyine ya kontaro. Iyi ngiyi impamvu ingingo bayizanye nuko umugabo mu kujurira yavugaga we ko nta kintu yigirira. Kandi hano amasezerano y'ubukode agaragaza ko hari uko yishyurwa. Aya masezerano urukiko n'iyi raporo y'inzego. Yego. Urukiko rubishingira uti ko wagiranaga amasezerano n'abapangayi uko raporo y'umudugudu yavuze ko bakwishyura ubaye gute bihindutse bite ko ntacyo uriho. Mujye muraseka sha buretse ibibera ahangaha. Hanyuma ingingo ya 16 ibyo urukiko rwashingiyeho kuba uyu mugabo avuga ko amafaranga yose y'ubukode yashyikirizwaga na mushikiwe kuko ari uhagarariye abazungura b'uyu musaza ndetse ko ubu nawe bamwirukanye. Urumva umugore yamusabaga indezo abatereka da ayo mazu bavuga nanjye bayanyirukanyemo. Noneho urukiko rukabati bayakwirukanyemo bate raporo y'umudugudu n'amasezerano n'abapangayi ari wowe uyasinya. Akumva ndakumva cyane ndi gusoma ibyo mu rukiko ndi kubyumva. Yego. Ko ubu nawe bamwirukanye muri ayo mazu y'umuryango. Urukiko rusanga izi mvugo ze nta gaciro zihabwa kubera ko ibi avuga nta bimenyetso abitangira kandi ingingo ya 4 y'itegeko 2024 yo kuwa 20 z'ukwa 6 2024 rigenga ibimenyetso iteganya ko urega cyangwa utanze ikibazo agaragaza ikimenyetso cy'ibyo aregera cyangwa asaba. Yego. Nk'uko byatanzweho umurongo n'urukiko rw'ubujurire mu rubanza rwaciwe kuri 29 z'ukwa 2024. Yego. Ni jurisprudence. Urubanza rwari urubanza rwa Ntaganira Siriro aburana na Gashumba Emile na bagenzi be mu gika cyarwo cya 20. Iyo ni reference y'urubanza aho urukiko rwemeje ko umuburanyi utanze ikirego mu rukiko aba afite inshingano ikomeye yo kugaragaza ibimenyetso bihamya nta shiti ko ibyo aregera ari kuri. Iyo atabashije kubigaragaza ikirego cye nta shingiro gihabwa, bityo iyi mpamvu y'ubujurire itangwa n'uyu mugabo ikaba nta shingiro ifite. Icyemezo itonde icyemezo cy'urukiko sasa. Yego. Ibi ni ibyejo bundi. Yego. Icyemezo cy'urukiko 12. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubujurire cyatanzwe n'uyu mugabo gifite ishingiro kuri bimwe parisiere. Yego. Rwemeje ko urubanza ruriya rwaciwe kuri 31 z'ukwa 7 2023 rufite ishingiro kuri bimwe. Yego. Rwemeje ko uyu mugore we umugore n'umugabo batandukanye by'agateganyo. Rwemeje ko ibikoresho byo mu rugo nk'uko byagaragajwe mu gika cya 4
cy'urubanza rujuririrwa bitagomba kugabanywa ababuranyi muri uru rubanza. Rutegetse umugabo ko agomba guha umugore 150 buri kwezi byo kumufasha kubaho kugeza batandukanye burundu. Urumva umugabo yakwepaga rya ry'itanu akavuga ngo nta mafaranga nta kintu ndiho n'amazu bayanyirukanyemo. None urukiko rwamuvumbuye bati wowe wakiraga ubukode na raporo irabigaragaza wasinyaga amasezerano y'ubukode raporo y'umudugudu irahari urukiko habagabo nabi imitwe. Rutegetse ko ibijyanye n'imitungo yimukanwa n'itimukanwa bizasuzumwa mu rubanza rw'ubutane bwa burundu. Yego, divorce definitive. Rutegetse ko amafaranga uyu mugabo yatanze arega ahwanye n'ibyakozwe. Aha niho bigeze. Uru ni urubanza rw'ejo bundi kuri 12 z'ukwa 9. Kandebe rero kandebe etape ikurikiyeho muri make ikiriho nuko umugabo ashaka gutandukana n'umugore ariko umugore akagenderaho ntagire icyabazwa yigize saa kintu ariko urukiko rwabimwemeje yigize saa kintu. Hari umukinnyi wigeze kubikora mu minsi ni umunyarwanda se oya ariko nabyumvise w'umusitari. Ni ukuvuga rero ubu hasigaye ubu bafite divorce provisoire n'aya mafaranga uwo mugore wagiye iwabo mu burasirazuba agomba guhabwa aya ngaya ry'itanu urukiko rumwemerera. Hanyuma hasigaye kuzaregera divorce definitive bayibona igakurikirwa no kugabana imitungo. Ariko deja umuhungu yamaze kuyikuraho ariko urukiko rw'amango ngo nta bimenyetso uri kutwereka wirukanwe mu mazu gute warayishyuza. Ikindi cyabaye muri no dossier nuko uyu mudamu wirukanwa yari yaragiye mu nzego zishinzwe iby'ubutaka ashinganisha wa mutungo kubera ko deja uri kuburanwa. Ariko nyuma yagiyeyo asanga akarido bari bashyizeho karavuyeho wamaze no kugurishwa. Ni ukuvuga ngo muri divorce uyu mugore nabona divorce definitive igabana ry'imitungo nta yazagabana pasi ku mugabo yayikuyeho ayishyira kuri mushiki we none mushiki we arangira kugurisha. Tutera imetero rero tutera imetero. Uyu mugabo ni iki cyabaye hagati ye na mushiki we kidasanzwe ku buryo mu myaka 2 ibyo baburanaga amubwira ngo navuguruye amazu ngewe singuha ku yanjye nawe kumana yawe nta suko yakoreye mu myaka 2 agahindura imvugo akavuga ngo none mbiguhaye byose. Ni iki cyabaye? Question mark. Abadukurikiye mutwumve. Cyakabiri uyu mugabo wemeye kwigomwa imitungo yavuguriye ikagenda akabiha mushiki we watunzwe n'iki? Uri kunyumva? Abadukurikiye bumumve. Cya gatatu umuntu yidekarara saa kintu byagenze bite? Ubwo sindi mu mategeko ntayo nzi ntayo nizi ariko uzaruca byaze bikunze uyu muntu afite icyariho n'inzira zirahari. Ubuse konte amazu yagurishijwe miliyoni 90 reka mbivugira hanga nidusanga kuba konte y'uwo mugabo nta miliyoni nibura 40 cyangwa 30 arigera saa kintu uyahimbye amakonte ashyiraho amazina atariyo. Ubwo ndabibwira abashakanye mujye mwumva iyo byatangiye ku bibazo buryo watangiye kugenda utuntu uduhisha biri heshe. Noneho iyo ntuzihari iyo hariho noneho procedure ya divorce yatangiye. Yego, barahisha no mu nyenga bajyayo. Barareka mubwire ntabwo ujya wumva abantu ngo ibitabo basezeraniyemo byarabuze. hari n'uwemera akishyura abantu bakiba igitabo yasezeraniyemo ibimenyetso bikaba ava mu irangamimerere. Watangira umugore cyangwa umugabo yatangira kuvuga ati twasezeraniye he zana ikimenyetso wagikura he? Ibyo bintu abantu babyumve biri muri societe. Izi se si hano Kacyiru ka Mutwa munsi yahoze akarere ka Gasabo. Ibi byose nubwo ntavuze amazina se oya amazina yo ntari nabyirinze to aho ni ibintu twikoreye muri societe. Umugore mumaranye imyaka ingahe urashaka ko agenda atyo hanyuma se hafi 10 na yego
hafi 10 nyuma ya 2013 urashaka ko agenda atyo mbega ubunyamaswa imyaka mwabaye ngo nuko atabyaye ngo nuko atakubyariye aho kugira ngo upange kujya kwivuza ngo urebe ikibazo kitagenda ni namabwire ni namabwire we ntigeze agera kwa muganga nibura ngo barebe ngo ati mume fishi y'umudamu wanjye ndebe wasanga ari nawe oya umugore yari yasamye ariko asamira ahanyuranye n'aho abandi basamira hanze y'umura ibyo nta nomari ishobora kubaho ntabwo ari burundu aho kugira ngo upange ngo kuvuza uwo mwashakanye utangiye guhoza ku nkeke utangiye guhisha imitungo ubu bunyamaswa tuzabugeza hehe hanyuma se niba mutandukanye atarabyara urashaka agenda atyo niyo myaka n'indayi barayihonga bayidya barayihonga muri divorce ya burundu muri divorce ya burundu baza uyu muntu mana yanjye niwabima uyu mugore namara kubona divorce ya burundu azambwire mufashe gutracking imitungo y'uyu mugabo aho yayihishe hose nzahabona ntabwo namara umwaka ntabonye nzahera kubo bagendana ndeba ahantu yisirisimba ndebe banka tondaho nubwo basigaye barutira ku matelefone byanze bikunze oya ntiwamubura atagira umutungo abaho ajya mbega ubujura nako mbega ubukebebe niko atanabyara ntushobora no kubara n'amajoro mwararanye ukaba arimo ibyizi hano ikintu ndi kumvamo umugabo ashobora kuba yarihimuye agendeye ku kuba yarafunzwe oya ariko umugore yamureze inkeke ari uko yazimuhojeje urukiko rurakimuhamya bivuze ngo umugore akiva kwa muganga nta mahoro yagize nta gahenge bigeraho arega ubushinjacyaha bushinja umugabo urukiko rumuhamya icyaha ntabwo ari umugore wakimuhamije umugore yitabaje inzego neze kuba baramukatiye seke byarabaye kuba urebe icyo wari unavuze reka nkubwire irindi banga nicyo gifungo ntiyagikoze niko bivuga umugore nyine baramukatiye we umugore yabonye ko kimuhamye gusa ati birahagije aravuga ngo arihimura intandaro yatangiye akiva kwa muganga kandi ubwo navuze umurwaza cyangwa umuganga ariko hari n'ibivugwa ko birashoboka yari arwajwe na muramukazi we muramukazi we niwe waje yagisera musaza we ati burya nta mari ufite ati nta kintu uriho mwabyumvise ibiba iwacu ati nta kintu uriho irukana agasiya tugushakira undi bahita baba inshuti kwa kundi ubumva nawe amwihimuyeho ku mitungo kandi mu kuvugura iyo mitungo yabanaga na wa mugore yabigizemo uruhare ushobora no gusanga muri cya gihe umugabo aburana na mushiki we umugore hari intervention bien sûr donc mushiki w'umugabo kuba yamuteranya n'umugore ni mu nyungu za mushiki kandi urabona ko yahise yunguka niwe wari urwaje muramukazi we atashye abwira umugabo ati barya Steve uciye umuryango kweri umugabo aziraha niko guhoza ku nkeke umugore niko kwegurira mushiki we byose niko gupanga kugurisha murumva societe turimo bega kesi barahari aha hari abantu benshi hari abagore batimaje batungiwe mu mazu ari muri succession nimushwana azabyandika ku bavandimwe cyane ubwahagirana kureho gusosho uhobage izi kesi zirahari buri wese abantu bose bakabaye bicara bacekinga kuko ntago wizera umwana w'umuntu oya isaha n'isaha umuntu ahinduka nk'ikirere nk'iki kituhindukanye cyarashe izuba tukakizera tukesara kamera zose dusasa hanze mu kanya umuntu isaha n'isaha arahinduka buri wese nagerageze kuba mu ngamba urumva skandale urumva ibiba mu miryango haramuhobagije kweri ndavuga ntago nabirakariyemo iwanjye ntibikahagere nta n'ibizahaba mu muryango wanjye
ntibikabe. Yes. Ariko ndabivuga ndabwira abantu bafite inshingano ku muryango, minisiteri y'umuryango, minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda, minisiteri y'ubutabera, ama ONG, société civile ijyanye n'akarengane, transparency, karado, haguruka, umuvunyi. Ibi bintu byose biba bisirikira mu bantu rimwe na rimwe bitatekanijwe n'amategeko, babisaba ngo haboneke ubundi buryo. Uyu mugore agiye kugenda amara masa. None niba umugabo amaze kugaragaza ko ari insolvable, ko ari sakina, umugore azavana hehe? Niri ryitana ashobora kuba atakiriwe. Bazagabana umwe mu gihe cyo kugabana bagati turagabana telefone niyo ntunze. Yego. Igabana nirirangira umugabo abaguze V8 cyane. Cyane. None itariki iminsi 30 yo kujurira nirangira hazatangira agaragaze ibintu bye. Ibyo nacyo ntabwo ari cyo. Nibyo kuko abantu benshi bahisha imitungo, noneho umuyaga washira mu makoma, washira mu rutoki bakayizana. Byakabaye hariho na irreversibility, reversibility. Wabibona atangiye kuyigaragaza noneho ugatera akabibazwa. Iyi case yarabaye, uribuka ibyo babaje President wa Repubulika babimarije Nyamagabe cyangwa Ruhango, ariko ni Nyamagabe. Bavuga ku muntu wariye abavandimwe bamwishyuye isambu irimo gereza ya Mpanga. None umuntu aragenda ngo araza bikigare ko ibintu byose abyandika ku bandi. Nakurikiranye menya ko afite na konte muri Populaire y'Imasaka na hehe byose. Mu mategeko hari bitemewe, ariko ntabwo amaso yacu arareba. Umuntu aradekara ngo nta kintu ndiho. Yambaye congo, yambaye inkweto y'ibihumbi 100 cyane, yambaye costume ya 300. ati sister antunze inzabamo se nindi yishyura ati sister akusiko muri guteze abantu tubaze kudevelop ubunyamaswa buntu ugahisha imitungo ngo kubera ko ngugiye gutandukana n'umugore. N'ibindi shatse ndeke izi cases zirahari mba mbizanye kugira ngo abantu bige, ariko n'abatanga inama batubwira hanze y'amategeko bizajya bigenda bite. Yego, hanze y'amategeko kuko niba nibyemezwa ko ari sakina umugore azagenda amara masa rwose, ariko hanze yabyo se nta cyakorwa. Ni sakina koko nta kazi se afite. Abantu kuki batakwimagina ubwo buryo, iyo ndakwanze, iyo turaburanye ndagutsinze, iyo ndagutsinze kubera ko amazu nayavuguruye, nyuma y'imyaka 2 igahinduka ndabiguhaye byose. Urinde se arewe byafata nk'imyaka 20. Niba ngutsinze nkubwira ngo ibi bintu nabyongereye agaciro kugira ngo nzahinduke kugeraho mbiguha burundu, kuko etape yakabaye ya mbere nukuba yakwera ati no ndemeye tugabane. Ibyo nabyo byafata nk'itanu, noneho kugira ngo ndemeye mbiguhaye byose byafata nk'indi 10. Izo ni metero, ntabwo ari amategeko. Umuntu muraburanye 2020 uti naravuguruye umutsinze kabiri yanajuri, none 2022 uti edayeri bitware byose arewe. Yawawa atubu nta kintu ndiho, ufite amasezerano ufite amasezerano n'abapangayi, umudugudu wakoze raporo. Ese aya mafaranga yo ubundi byonyine n'ayanga yawafataga muri iki gihe cy'abapangayi iyo ari hehe? Terariwe imiryango 12 ugacira munda, waba urigikise niyo yaba ari konkase, ntago wayamara. Nta mafaranga y'imiryango sisa senkani miri, ibyo byose ufite n'ibindi ukora cyane cyangwa se ufite ahandi ushora kuyandi mazina ni cyane rwose cyane. None se bavuga ko ibi byose tugomba kurenga. Sinanze ko amategeko abaho, ariko hanze y'amategeko hari ibindi bigomba gukora. Uyu muntu ntabwo ari sakira. Oya, umuntu wabaye mu mazu umuntu wakodesha amazu y'iwabo kuva ubwo nukuva jenoside yakorewe Abatutsi irangira, kuko ababyeyi babo nukuvuga ngo tubaze 650, reka tubari 650 imyaka ngahe 650 gukuba amezi 12 gukuba imyaka guhera imyaka 10 ntacyo miliyoni 78
ukajya kwidekarara ngo saa kintu. Izi miliyoni 80 zose wazicira mu nda. Ukabwira uwo mwashakanye ngo ntacyo ndiho, ugatinya ukabwira urukiko ngo amazu bayanyirukanyemo. Hari raporo y'umudugudu, hari amasezerano wagiye ugirana n'abapangayi. Kadutegereze burundu, gatanya ya burundu, nimamara kuyibona turebe mwigabana ry'imitungo koko niba uyu mugore azagenda aryo. Ariko mbishyize muri rubanda nyine bazakurikirana. Ndabizi ko mu mategeko uyu mugore azagenda aryo, ariko nanone umuryango kutrakinga umutungo w'umuntu ufasha. Buri munsi ugenda mu modoka ngo yanditse kuri Jarasi kandi wenda ariko Jarasi agasiba gukingiza umwana we akaza kuntwara cyangwa akayima, umugore akajya agenda n'amaguru buri munsi atwaye ubwo aba ari yande. Iyo modoka bari yande aje murareka. Ngewe sinkubeshye, reka mbivuge ku mugaragaro, sinkubeshye. Ntabwo wambwira ngo uri saa kintu n'amezi 3 ubwayo naba nabibonye ibyo utunze byose, kuko ibyo nareberaho byo ni byinshi. Ninde ugura imyenda, ninde wishyura inzu, ninde ugabura tutu byose, aho ugenda ntabwo bishoboka. Ariko mu amategeko akemeza ngo uyu muntu ngo nta kintu ariho. Ubu nagenda agahiga iki kimenyetso cy'uko wamwirukanye mu mazu, wenda simbizi, ariko ku rukiko byararangiye nta kibonye. Ariko kuvuga ngo nta kintu ariho n'aya mafaranga yakiriye. Kadutegereze muri make icyemezo cya burundu ko kizanzura kuri ubwo butane, kuko nubwo agateganyo. N'ubundi ubwoko bw'agateganyo, ariko na rya ryitanu ryemejwe agomba guha umugore ntari kuritanga. Nyine kandi yerekana ko ntacyo ariho. Nako se wamuganye. Banyirukanye mu mazu. Okay. Niyo travel ngira ngo bashaka kujya hanze uje wibuke kukanagamo electro power, kandi link babandi bakeneye ibikoresho nako amashanyarazi, abashaka kwiga iby'amashanyarazi no gukora ako kazi. Yego. Hari n'indi electro plumbing. Ni bagiye uko iyi company ya Kayumba yitwa ni electro ariko manza electro Kigali electro plumbing. Kigali electro plumbing nayo ibafitiye ibikoresho kandi n'akazi iraza ikagakora. Hanyuma abiga ikidage ni bisanzwe n'ahandi Kimironko. Yego. Bageze kure bamwe bageze kure, ariko nandi ma promotion azagenda atangira. Hanyuma abiga imodoka burabizi kwa mwarimu Clement. Yego 0782 47 483 yes, niyo turavoho biri muri ka video mwijwi ryiza rya Karinijaho. So mwakoze cyane rero, ngayo nguko uwo ni wo muryango tufite, kandi uko byagenda kose mujye mwihangana, igihe kizageraho kibisobanure. Yego. Ariko ndagira inama abagore abagabo mujye mwicara muri menge, kandi ibintu aho byaziye ibintu by'imanza byamaze gutera, igihe cyose jya wicarana ibimenyetso by'ikintu cyose, kuko isaha n'isaha uzajya imbere y'urukiko kandi utagifite. Dore yanjye ingingo ntibayivuze, werekana ikimenyetso kigaragaza ibyo uvuga. Inzega bagukubitira hareba inzega cyane. Akoze cyane. Asante sana.